kubahiriza isahane yuzuye ibiryo nuko ubukoze ngutiya tawamenye ko nazanye umugore ruzingo sinawe wazanye umugore ndi uruzinga ariko nkurusha ubugabo ndabasuje nk'uko mumenyereye aracyari mbira TV show tugenda twakira abanyempano bagiye batandukanye. Uyu munsi twakiye umukomediye kuri mbira TV show muhaye ikaze mu kiganiro. Yes murakoze kuba mumpaye ikaze ndabashimiye. Abenshi cyane bajya bagushidikanyaho ndagira ngo banze ubigeho gatonya babanze bamenye uwo uri. Ngutiya Uchumva ko kavugirizo ucumbi ryo zina utumenye wari we ni Ngutiya on TikTok and the YouTube. Yes. Murabyumva abenshi bamaje kumenya kuri TikTok ni Ngutiya hari hose yaba TikTok yaba YouTube ndizira ko ari Ngutiya ucyandikamo Ngutiya abayumva yakubona. Wahaye ikaze ro kukiganira. Urakoze cyane. Buriya rero derukana umbwira ati nzaguhamagara ngaho ku kiganiro uze uganiriza abanyarwanda babwiraho impano yaturutse. Ni byiza cyane kandi narakwakira siko se? Wallahi ni byiza cyane tu. Yes, kuva mu Kinigi ushika ngaho Musanze ni urugendo rurerure cyane. Ntabwo byakugoye kuba gushyika ngaho? Biba byagoranye rero. Byagoranye kabisa ibintu ni hata. Byagoranye. Ndizera ni ubwa mbere asubwa mbere wabwo kiganiro. Ni ubwa mbere. Uraza kwihangana ku bibazo ndaza kukubaza yaba mu buzima busanzwe yaba mu buzima bwawe bwite urabaza kunyihanganira niko bimera mu kiganiro. Turatangira wibwira amazina yawe asanzwe. Abenshi bakuzi Ngutiya ariko hari umuntu ushobora kuba ati izina ryanjye ni iri. Ubundi amazina yanjye ya nyayo niswe n'ababyeyi banyita Dusabimana Obed. Dusabimana Obed muramwumva ni abantu ba Obed njya mbatinya ngo murakora cyane. Gukora kabisa. Gukora se navuze urakuzi? Ushobora kuba uvuze gukora bya bwombo n'iki. Kuki wumvise ko ari bwombo? Nibyo mbise nkeka bitewe n'uburyo ubwiye ati gukora nyine mvuze urakuzi. Oya nuse ntabwo wakora amaboko mufuka uvuga ko oya nuse ibyo mvuga si ukuri. Ntabwo wakora amaboko mufuka ugakora. Yes, umusanzanga nyine umusanzanga mu kiganiro turagutumiye mu rugendo rwawe rwo gutangira filimi cyangwa komedi. Ndizera wabitangiye kuva kera byanga byakoze. Ni kuva zamani kabisa mu myaka 2021 nibwo watangiye. Nuko byagiye biranga nyine gato ariko bigeze ubu ndizera ko biribuze bizakunda. Mu rugendo rwawe byari wumvishe ko ugomba gukina filimi cyangwa komedi ntugane mu muziki? Ikintu cyatumye nyine tumvuga ati ndaja muri komedi sinje mu muziki. Yes. Komedi n'umuziki bisa nk'aho ari bimwe ariko harimo itandukaniro. Yes. Aho komedi habamo urwenya nyine kwisanzurana. Yego no muziki navuga nk'aho ari bimwe tu. Yes, biravunanye cyane gukora umuziki. Biravunanye kabisa. Biravunanye cyane. Wabonye komedi ari byo ushobora kuba wakisanga. Ari byo nabasha. Ngutiya. Ubu ugiye muri komedi ese igitekerezo n'igari wumvishe ko ugomba kubikora? Ubundi ni ukuvuga ngo ahantu byaturutse ni kure cyane. Uburyo byaje hari abajene muri quartier nyine bakinaga komedi. Urumva ubwo ni kuri ubuzima y'uburyo byatangiye. Bakinaga komedi tangije ndazibona kuko nyine ibintu byinshi narabyifuzaga nyine gukina komedi. Noneho nta bushobozi nari mfite, nari nkiri n'umupete nyine mfite imyaka 14 gutyo. 14 nibwo wabitangiye. Garafrere ndamubwira ati je ndi kumva nshaka zino boro kuzinjira mu moto. Yes. Aganiza abajama ati niki nyine nawe urabyumva. Wahita bakubita iciyo bitamo amafaranga nyine baranyemerera nuko byatangiye bigeze hano ngaha.
garafure wawe akwishyura amafaranga yanyishyura amafaranga 15 uratangiye 15 barakinyishyura rwose mbese 15 ubwo watangiye ukora iki nyine bo barakinaga video nyine tukunda ubwo nanje ndavuga nti reka mbinjiremo nyine reka ubinjire mutanga 15 anyemerera nyine tuntaribi turakora nuko wenda byaje kuba bebe bakara dushika nk'umwaka nyine turi gukora nyine bo bacitse intege nyine kubera ko ubwo nari nkiri n'umupeti nanje biba ngombwa ko mba ngiye hasi ugiye hasi none se kuki cyatumye mudakomeza abantu bari bakwishyura 15 abo sinzi uburyo nyine bo bagendaga bacika intege gake ubwo nanje birangira acitse intege ariko ndongera nyuma avuga ati wallahi ntabwo amafaranga yanjye ngomba kuzayagaruza ndavuga ati byange bikunde nubwo ntihagaruza muri aba bajene ariko reka nkore muri make ni igiki cyabaciye intege kugira ngo basubire hasi ikintu cyabaciye intege nta gikoresho bari bafite kandi nabo nubwo bari babirimo wabonaga batabirimo neza hanyuma ubwo baratangiye urugendo rwawe ubu uravuze ati ngiye gukora njyenyine birumvikana video ya mbere wayishutinze gute biragoye kuba uri gushutinga urumva hanyuma ukajya no kwifotora byagenze gute kugira ngo utangire video ya mbere no kuvuga ngo ntabwo ngiye natangiye uburyo kari bugoye ariko mwari wasitu uburyo video ya mbere nayikoze aravuga zo kuri TikTok ndazizi nyine uburyo zikorwamo no kuvuga ngo nyine umuntu nyine ntago ari nje uri kwikamera aba hariho cameraman baragukamera ukavuga ibyo uravuga warangiza agakatina leta kamera nawe n'undi muntu muri kumwe runaka arakora ibyo arakora ubwo ni muri ubwo buryo nyine tu hanyuma ubwo uba ufunguye urubuga rwa TikTok niwe muntu wagufungura urubuga rwa TikTok kuko ntabwo wari ubizi urubuga rwa TikTok ni njye rwifungura ubu se wahise ufata gutyo ubu urarufunguye nyine iyi TikTok mubona nta mezi arenga 2 imaze byanga byakunda ari mu bantu bari kuzamuka vuba cyane byirukanka hanyuma urakoze video ya mbere ko bigoye mu bintu byo kuri video kweditinga kugira ute byagenze bite uburyo biba bigoye nyine byose ubunini nje ubyikorera ariko kugira ngo sinzi niba barabonye abapeti dukorana bari abapeti bariga nyine ubwo kugira ngo mbone akanya ko twishiraho video nyine bari abapeti no kuvuga ngo iyo bavuye shureni nyine bavuye ku ishuri baraza tugakora video nyinshi zishoboka kuko abantu babizi bakurikirana cyane babona ko na uploading gatatu ku munsi rero turashuta nyine twebwe turagerageza muri weekend tugashutinga video nyinshi cyane uburyo bikorwamo iyo umaze gushutinga byanga byakunda ujya kuzieditinga tuvuga video ya mbere kugira ngo umenye kweditinga tumenye aho byaturutse je wabimenye gute kugira ngo umve ngo neditinze video umuntu yayireba urumva nyine ubundi mu buzima busanzwe ntawaburamo icyo navuga ngo ubukubaganye ari umujama wanje bita Bavani wenyine yabigiyemo mbere ubwo we ari application nyine yanyeretse nanje nyerya hishisho inayimusaba ariko muri ako kanya nyerya hishisho ndavuga ati okay nayimenye izina kandi nzakwereka ubwo nayi downloadinze fata ka video nyine gatoyo ndabikurikirana nyine ndagenda cokoza mbona birakunze nyine ubu urabigerageje birakunda kwa uploading ninde kwa uploading ntabwo rubizi narimbizi warubizi gute wavutse ubizi ntabwo navutse ubizi uri kumbeshya erega dore baravuga ngo muri iyi si hari byinshi dukora ariko hari na byinshi tuba twararebeye ku bandi urumva ubwo rero hari igihe uri kumwe n'umujene gutya kuri kanya turi kumwe nabonye uburyo wa uploading urumva buriya buryo nyine nanje nabibonye ubu urabibona uploading none se mu rugendo rwawe ko abantu benshi tuzi baba barasoje kwiga
uriga warasoje bimeze bite kurumvisha bagenzi bawe basa nkaho biga? ni ukuvuga ngo njye ntago niga ariko nagarukiye mu wa gatatu segonderi. Mu wa gatatu segonderi aho bita GC Kampala. Yes, uburize none se iki cyatumye udakomeza ishuri? ni ukuvuga ngo abanyeshuri rero hari igihe tugendera mu kigare. Yes. urumva njye nari naravuze ati njye ntabona boarding. Yes, boarding. Ntabwo wumva ushaka kwiga boarding? numvaga nshaka kwigira boarding. Yes. ndakora icyo gihe ngo narakoze tunda nasinda. Uratsinda? ariko boarding wagize angahe? wagize amanota naratsinze ariko nyine nasabetse mbese arasabetse gute kandi warayakoreye? wagize amanota ubwo bimuriye kuri angahe 2023 ntabwo kandi narayibagiwe. muri make se ku ishuri bagufataga gute? urumva imyaka 14 wari ukigira ute? wari ugikora? reka nkukubite story rero. urumva ishuri mbajije uburyo bamfataga. abana hari ibintu bishimisha umuntu mu buzima. ishuri ni nyine hari igihe higeze nyine kuba akantu kagakora ko buri kwa gatanu kakunda kuba. Yes, babyitaga boom. Yes. urumva ubwo icyo gihe nari ngiri n'umupeti aribwo kinini izo komedi naratinyukaga cyane. Yes. urumva noneho baracuranga banitereye kuri stage nta n'umuntu yavugiye stage. ibyo kubyina ntabwo nari mbizi neza. hari n'abandi bajene bari bahari bazi kubibyina neza. Yes, bazi kubyina bya dance. icyo gihe ariko narabyinnye nje bahembye abantu baragiye baratangara byo byatanze. nje bahembye ariwe bahembye bwambere baba n'uburyo nende kubikoramo uko bitakunda ngo hazi baraguhemba. none bakiguhemba ukiva senior 1 urayize, senior 2 urayize, senior 3 urayize, nta musheri wagiraga? reka ibyo byasheri ntago nabishagamo wallahi. reka byari byaragiye dute kuba nta sheri wawe ufite? narabatinya. wese waratinya? ibyo kumva zara kubera iki? oya nibyo ubu narabatinyutse nawe. warabatinya aho ufite sheri? ndamufite. ngiye kubihakana hari igihe areba kino kiganiro ugasanga ndamwihakana. kandi kumbwira ngo nta n'umwe uramufite? mfite umwe. nta n'umwe se ni ubu? uwo bita nta n'umwe ni uyu? arahari se ari hehe? ngewe uramati nta n'umwe, umwe ndamufite nuko atari hano. nuko ubwo mpamvu nari mvuze ngo nta n'umwe. ndabyumva. senior 1 ubaye legend, senior 2 ubaye legend, senior 3 ubaye legend. uratangira uvuga ati njyewe ngomba gukaba ikigo. muri make mu kigo bakwitaga mu kigo banyitaga ngo ni konde nyine. banyitaga konde. ariko ufite aho byaturutse iryo zina konde? byaturutse umuhanzi bita Harmonize wo muri Tanzania yitwa Konde Boy. ubwo nakundaga imiziki ze nyine banyita konde. Yes. indirimbo ya Harmonize. agace gatonya nyine wumva waba ewa samukundaga? naramukundaga. Yes. umuziki naweza kuimba na ucheza. umuziki naweza kuimba na ucheza. amnya teacher Konde. teacher Konde. ariko bari umuhanzi dukwendera muri iyi minsi cyane. umuhanzi bita The Chapter. The Chapter ni umunyarwanda karusi. Chapter ko umuntu uwo mujene ndimo ndumva ni ku mutima wawe. nandi mezi indayizi yishiro na kuri iki kiganiro yumve ko ça va d'aller, comment ça va d'aller, ça va d'aller, comment ça va d'aller. fata unkomeze ndumva birenze ubwenge bwanjye. fata unkomeze ndumva birenze igipimo cyanjye. wa my time my love amagana ni wowe unkunda sinabona ukurota. koma ça va d'aller, comment ça va d'aller, ça va d'aller, comment ça va d'aller. fata unkomeze ndumva birenze ubwenge bwanjye.
Chapita ubundi ni umuhanzi wo muri karitsiye nuko wenda byagiye bigakunda arahita avuga ati reka manuka ubwo hari igihe twahuriye mu gitaramo yari yakoze icyo gihe namweretse ko mufana byapa wari nyine nta kuntu gisoye yavuye ariko ndamwemerera ku mutima uramwemera cyane ubu utangiye gufana Chapita ubusa mwari mwahura Chapita mu kanya turi buze no guhuza mu kanya murahuza hanyuma wana ubu ni wo muntu ufana cyane mu Rwanda niwe nemera kabisa niwe wemera cyane ndetse no ku isi niwe nemera Harmonize ni muri Tanzania ni muri Tanzania mu Rwanda ni Chapita ndetse no ku isi ni Chapita hanyuma ubwo ku ishuri reka tugaruke inyuma gatoya ku ishuri ubu nyine ugiye ku ishuri ubaye legend ubu ubaye umusitari amafaranga ya bwa mbere baguhembye wayakoresheje narayariye n'imikate n'amabombo abakobwa bagufataga gute mu kigo abakobwa bamfataga nk'umuntu usetsa uri fan kuko hari igihe twabaga turi no mu ishuri tugakora ibintu nakwita ubugoryi abanyeshuri bose ishuri ntariterura ukariterura ugaseka none hari akabera nyine twiganaga ukuntu urumva narakazaga nyine ngahita nkakora ibintu by'ubugoryi ukabona karishimye byatanga abo nibo nahise mvuga ati wallahi nshobora gukora ibintu biririyo nyine bigashyika kure ikambishire public mbikure private mbishire public ubwo urugendo rwa mbere ruba rugize ute ruratangiye ubutangiye n'ikigali watangiye gushyira ibintu byawe ku mbuga nkoranyambaga ku rubuga rwanjye nyine byagendaga biragorana ariko uko navuga aho ntangiriye bya nyabyo ibi mu kwa munani ejobundi tariki 20 gutyo muri make ubwo garafurere wawe aba aragushyigikiye wallahi ni ku mutima nawe aragushyigikiye mu rugendo rwawe uri gukora filime urugendo rwo gukora filime no gukora komedi ababyeyi ntabwo bajyaga baguca intege cyangwa ngo ndayamanitse nta mubyeyi wigeze uca intege avuga ati wa mwana wawe ibintu uri kwikoza ibintu uri gukora ntabwo ari ibyo ahubwo bigomba gukorwa na gutya nta mubyeyi wigeze anca intege bose ni ku mutima bose baragufana ugira ababyeyi bombi ndagira ngo rero nabo tubasuhuze tubabwira ati tubahaye ikaze aho bari hose kabisa ni ku mutima ariko mbanza ukunda mama wawe mami ndamukunda erega ni boro ushobora kubona ni boro niyo mani yari nini igeze ku maguru yari nini ndavuga ati reka niwo wayiciye nje wayiciye ndavuga ati reka nzana agasha kitwa nguti umuntu urambona ngo nitwa nguti yabo nambaye ipantaro ariko kano kaboro nakabona bita bimwereka gutiya nuko ubaye umukomedi mama akikubona wambara ikanzu nta kintu yigeze akubwiraho na gato nyine we iyi kanzu ni ukuvuga ngo yari yarayibetse kina nzima akubwiye ngo umuntu warayimusabye se cyangwa warayibatuye narayibatuye kuko njye nakundaga kubaganya nyine naravuze ati reka nzane kano ubundi mbere urumva idacika mbere ni ukuvuga ngo njyewe nakinaga nambaye icyo gikanzu na kositimu hejuru nibwo buryo nabikora ubwo wandeba ukabona ndi gukina na kositimu n'igiteteye ino nawe urabyumva ugahita uba fani hanyuma ubugize ute ubu wawenje muri komedi ababyeyi batangiye kugushyigikira karitsiye noneho batangiye kukwakira gute karitsiye ni ukuvuga ngo nta umuntu ubura abacantege nta n'umuntu ubura abaterantege karitsiye bamwe bafata neza hari n'abandi bafata ukundi kuntu ariko neza rero ko nimubona iki kiganiro mwese mumenye ngo aha ni bamugana wakiriko aha ni igihe mwavugiye muraje mubone nibwo bigitangira rero muri make tugikomeza nyine urugendo rwawe ugiye muri filimi ucyaporodinga komenti ya mbere wabonye yavugaga biki ucyaporodinga ku rubuga rwawe hari abantu batangira bikabavuna bakaporodinga videwo ntizirebwe cyane ntizirebwe wowe mu rugendo rwawe ucyaporodinga komenti bwa mbere wabonye ni iyi hari videwo naporodinze agapeti kari kumpamagara iti ntiwabimenya ko nasohoje
urumva ngo comment yanshimishije bwa mbere hari umuntu wanditse ngo video yawe nyirebye inshuro zirenga miliyoni 100 niturangiza ikiganiro mbwire ndikwere ayirebye inshuro zirenga miliyoni 100 aho rero nase vuga ati uyu muntu ibyo nyine igikorwa canje yakirebye mpamvu nanje ngomba kubahereza isahane yuzuye ibyo nuko ubukoze video ya kabiri video ya kabiri biragenda birakunda amakomenti gazaga ari kuvuga neza hari nyaza ari kuvuga nabi nyine ariko ntago byambuza kugira ute gukora hanyuma ugukoze video urakora komenti yaguteye courage ni yihe kuba ati ngomba kubigumamo komenti yanteye courage ni ya miliyoni 100 ariko rero kugira ngo uko miliyoni 100 nabyo nyine n'abahanzi bo mu Rwanda bano nyine na Bruce Melody ubwe yifuza yarebwa na miliyoni 100 ariko ari ibintu biratare ariko reba rero kugira ngo ukiri hasi gutya nyine kumva umuntu ati nakabiki yananditse rimwe n'amazuru angahira umunani ngira ngo kumva byari neza none muri comment wumvishe ukumvira kubabaje cyangwa wabonye ukumvira kubabaje ukumva ibintu bya comedy wanabire nta comment yambabaje kurazo ncintege n'ubundi sindi buzicika reka comment babaza n'ubundi bariyo kuzera iki ivuga ati ibi bintu byora ariko nje ntago nabyibora imipango ufite rero muri iyi minsi ni iyi imipango mfite no gukora cyane kwiteza imbere ndetse nibagirwa n'aho naturutse nibagirwa aho waturutse kuko hari umuntu utera imbere akibagirwa aho yavuye kugasima nibyo mujene none muri make mu bakomedi nyarwanda n'uwe mukomedi wemera mu bakomedi nyarwanda n'uwe nemera yes ari mucinyi impamvu uvuze mucinyi reka tubigarukeho mucinyi urabona yabaye ngo mucinyi sasubiza kwa kundi bitango noneho yavuze ngo ngutiya urumva hari ukuntu bitabo reka tubiwe duse nk'ababikora ngutiya urumva nyine yitaguye urumva ko iyo system tuzi ko ari mucinyi ko waba warirefe mucinyi ntiwaba umukunda byadanje ntabwo nyine ni umujene pe ntabwo navuga ngo ndamwanga ariko ushobora nyine reka bivuge ko umukunda ndamukunda n'umwe ntacu yankora ndamukunda uramukunda cyane noneho mu bakomedi nyarwanda ukunda n'uwo umuntu ukunda ni bijo bija kuko ari ryakoze ikintu nyine nirakariye ukuntu ugahita useka kumva biteye noneho muri make niwe mukomedi wumva ushaka guhura nawe ukumva bizagubira gushimisha mukomedi nifuza guhura nawe niwe bita Kiramani yes abyumva nawabyumvi Kiramani urashaka guhura nawe niye support ushaka kuri Kiramani nk'umuntu wumva nk'umukomedi ubyumvamo no kuvuga ngo support nshaka kuri Kiramani abenshi bamuzi nka Daddy ubundi nandiko twakumbye kumwita support mushaka nuko yamfasha akurikiranye ibintu byanje abona ko mfite impano kandi yabona ko ibintu n'abanyarwanda birimo n'ubwenge yes ngo nawe arabyumva cyangwa byakunda urabona video ari buze kudukorashya kugira ngo niba iki kiganiro kizabashe kugira ute kumushyikaho yes Kiramani none muri make abafana muri rusange ubafata abafana ni ku mutima ubafata ku mutima abanzi bawe abanzi banje yes ukargasani abanzi banje nyine nurya yoke reka dusoza ikiganiro ndagira ngo nyine ugira agakomedi uba wasetsa abantu nibura live agakomedi mbasetsa live ubwo ngiye kuja muri system ya wa mwana yes ngutiya ntago wabimenye ibikisha ntago wamenye ko nazanye umugore wa ruzingo sinawe wazana umugore ako gapiti gahita kazuba ati nduruzinga ariko nkurusha ubugabo akandi urumva pa ni ibiki wacana nkubaza akabazo mbaza ntari umwana ibintu byose ko biri kuzamuka ariko amabere y'abagore akaba ari kumanuka komedi nayo ni iya kabiri kano wandika ibitekerezo bikura
ibitekerezo mbikura nyine nanjye ndareba muri iyi minsi uri kubona isi sinzi ko kimeze nyine turi kugenda bihindura ndareba ibintu bihari ngahita mbikubita muri fani yes nibyo murabyumva ngo utiya dusoza ikiganiro nagira ngo ubwire platform zaho bajya bazisanga cyangwa ibihangano byawe kugira ngo nuwagukunze kuri kino kiganiro atangira kurikirana ibikorwa byawe kuri buri munsi. Mbere na mbere ikintu mbasaba subscribe kuri Mbwira TV show kuko uyu muntu uri kureba ni hari noneho ku muntu ushaka kunkurikirana TikTok ni Ngutiya, YouTube ni Mr. Ngutiya. Abenshi bari kumbwira ngo nyine YouTube nyine nyikaze ariko nibuze kubyiga. Oya bigomba gukaza muri make. Courage kandi urashoboye. Thanks. Urakomeye kandi uzashyika kure cyane kandi byiza cyane. Dusuzira n'abafana bacu tubabwira ati kuri subscribe share ndetse na comment kugira ngo tujye tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza cyane. Turabakunda cyane.